Ubaze umunsi ku wundi hashize imyaka 27 jenoside ibaye mu Rwanda. Iyi jenoside ni kimwe mu bikorwa bibi byabaye mu kinyejana cya 20. Yabaye mu gihe gito ndetse ihitana abantu benshi. Mu minsi 100 gusa hishwe abarenga miliyoni. Ibi bivuze ko nibura umunsi umwe hicwaga abatutsi barenga 10,000. Mu kinyejana cyose cya 20 nta handi hantu ku isi hose higeze haba ubwicanyi ngo hicwa abantu barenga 10,000 ku munsi, kandi ubwo bwicanyi ngo bwemewe na leta, uretse mu Rwanda gusa. Iki kiganiro cyitwa Inkingi z'ubuzima. Ngewe ukibagezaho nkanakibategurira nitwa Richard Ruganintwari. Mbahaye ikaze. Nasomye igitabo cyitwa Recoste Genocide, icyanditswe n'umwanditsi witwa Sylvie Vermeulen. Muri iki gitabo haravuga ngo igihe cyose abayobozi bazashyira amatwara mabi mu bo bayobora, hazabaho jenoside hagati yabo. Ijambo jenoside ryamaze kwinjira mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ni ijambo rimaze imyaka 77 kubera ko ryahimbwe mu 1944. Ijambo jenoside ryahimbwe n'umuyahudi wigishaga amategeko muri kaminuza witwa Professeur Raphael Lemkin. Yegeranije amagambo abiri y'ikigereki ariyo genos bivuga igitsina cyangwa se ubwoko, yongeraho irindi jambo ryitwa side rikomoka ku ijambo ry'ikilatini ryitwa cayedere bivuga kwica. Iri jambo yarihimbye agendeye ku bwicanyi yagendaga abona hirya no hino ku isi, bwari bushingiye ku moko, ku madini cyangwa se uruhu, kandi ubu bwicanyi bugakorwa bugizwemo uruhare na leta. Iyaje gusanga ubu bwicanyi bukorwa hagamijwe kugira ngo harimburwe burundu ubwoko runaka bw'abo bantu bafite ibyo twavuze haruguru. Mu gusobanura neza uko jenoside zikorwa kandi zitegurwa, hagenderwa cyane cyane kuri jenoside 3. Jenoside zemewe n'itsinda ry'impuguke zemewe n'amategeko mpuzamahanga. Jenoside yakorewe Abanyarumeniya yabaye mu 1915 igera mu 1916 mu kwezi kwa kabiri. Jenoside yakorewe Abayahudi ikozwe n'Abadage b'Abanazi. Indi ni jenoside yabaye mu gihe gito igahitana abantu benshi barenga miliyoni. Ni jenoside yakorewe Abatutsi yabaye mu kwezi kwa 4 igera mu kwezi kwa 7 1994. Jenoside kubera ko ari ubwicanyi bukorwa kandi bugamije gutsemba abantu runaka bukabamaraho burundu, burategurwa kandi bugategurwa mu gihe kirekire. Hari ibice 8 bya jenoside byatekerejwe na Bwana Gregory Stanton. Ibi bice bishobora kugaragara mbere ya jenoside itegurwa, hagati muri jenoside ikorwa cyangwa se nyuma yaramaze kurangira. Uyu Bwana Gregory Stanton yashinze umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya jenoside witwa Genocide Watch. Muri ibi bice 8, igice cya mbere cyerekeza mu gukora jenoside ni uguca amatsinda mu bantu. Gusa ntabwo buri gihe guca amatsinda mu bantu byerekeza mu gukora jenoside cyangwa se guhembera ingengabitekerezo yayo, oya. Ahubwo hari uguca amatsinda agamije kuzamurana, gutezanya imbere, atari ingengabitekerezo ya jenoside. Nk'urugero, hashobora kuba amatsinda yo kwizigamira, hakabaho itsinda rya mbere, irya kabiri ndetse n'irya gatatu. Itsinda rikaba rigizwe n'abantu runaka. Ku ruhande rwa Gregory Stanton akomeza avuga ko nubwo hakabaye hariho amatsinda, ariko amatsinda yakaba yibanda mu kuzamurana, mu gutezanya imbere ndetse akibanda ku bumwe bwabo. Bivuze ngo agomba kujya yiga akareba ku kibahuza kuruta ikibatanya. Igice cya kabiri muri ibimenyetso 8 cyitwa symbolization, cyangwa se guha abantu ibimenyetso cyangwa se ibindi bintu bibaranga batandukanye n'abandi. Abantu bakaba bahabwa amazina atandukanye n'ay'abandi: Abatutsi, Abahutu, Abatwa, cyangwa se bakaba bashyirwaho ibindi bimenyetso nk'inyenyeri y'umuhondo Abayahudi bagombaga kwambara ku myenda yabo kugira ngo bagaragare aho bariho hose. Hari na furari y'ubururu Abanyakambodia bagombaga kwambara
kugira ngo nabo babashe kumenyekana aho baherereye hose. Mbese ni ugusunikira abantu gufata ibirango n'ibimenyetso byo kwimenyekanisha aho bari hose kugira ngo bagaragaze amatsinda baciwemo, ayo baherereyemo, kugira ngo babashe kwitandukanya n'abandi. Igice cya gatatu mu bice 8 bigendanye no gutegura jenoside ni igice cyo gufata itsinda rimwe bakarikoraho ubumuntu. Ariko si ibyo gusa, bagafata n'irindi tsinda bakarikuramo umutima w'ubumuntu. Bivuze ngo igice kimwe bagihanganisha n'ikindi. Igice cya 4 mu gutegura jenoside ni uguhuza gahunda cyangwa se gukorera hamwe, gufatanya mu gikorwa kimwe. Muri iki gice hatangwa intwaro ndetse n'ibindi bikoresho byifashisha mu kwica abantu, hagatangira no kwigishwa uburyo ibyo bikoresho bikoreshwa. Bivuze ngo abaherereye muri groupe imwe yakuwemo umutima w'ubumuntu niyo yigishwa uburyo ikoresha ibyo bikoresho, ndetse rimwe na rimwe agatangira no kubikoresha. Igice cya 5 muri aya mategeko 8 cyangwa ibi bice 8 bigendanye no gutegura jenoside ni ugushyiraho amategeko yihariye kuri buri gice cyangwa se kuri buri tsinda. Urugero, hagashyirwaho nk'itegeko ribuza itsinda rimwe gushyingiranwa n'irindi tsinda. Muri iki cyiciro haba hagamijwe ko hatazagira ubangamira ishyirwa mu bikorwa rya jenoside. Aha ni naho bamwe mu bafite ububasha bwo kubangamira ishyirwa mu bikorwa rya jenoside batangira gufungwa cyangwa se bakicwa. Igice cya 6 cya jenoside ni igice Gregory Stanton yise preparation cyangwa se itegurwa. Aha noneho ni ahandi haba habura gato ngo igikorwa nyirizina cyo kwica gitangire. Ibi ni ibimenyesha ko abazakora jenoside batangira kumenyeshwa abazicwa aho bazasangwa ngo bicwe, bagatangira gucukura ibyobo, bagacyaza imihoro, ndetse bakifashisha n'ibindi bikoresho byose bizifashishwa mu kwica, bakabitegura muri make. Igice cya 7 noneho ni jenoside nyirizina, bagatangira gutsembatsemba. Uko buri cyiciro gishyirwa mu bikorwa niko giherekezwa no guhakana ko hari gukorwa ibyo byose twavuze. Bivuze ngo niba hari gutegurwa kujya kwicwa abantu bo mu gace runaka, ibyo byose biherekezwa no guhakana bivuye inyuma ko iryo tegurwa rikora. Nibyo bituma habaho igice cya 8 cya jenoside, denial, guhakana jenoside. Iki akenshi kibaho nyuma y'uko jenoside yakozwe cyangwa se jenoside yararangiye, hagakomeza guhakanwa ko yateguwe, yakozwe cyangwa se yatewe inkunga. Mu guhakana jenoside bishobora gutwara imyaka 400 bakihakana cyangwa se bagisiribanganya ibimenyetso by'uko yaba yarakozwe cyangwa se yaba yarateguwe. Umuntu ntiyatinya kuvuga ko guhakana jenoside cyangwa se kuyipfobya biba biha icyuho cya jenoside y'ejo hazaza. Ari nayo mpamvu mu Rwanda duhora twibuka buri mwaka. Muri ibi byiciro uko ari 8 twavuze, niko abantu bagenda bicwa hirya no hino, mu nsengero, mu mashuri, mu masoko, abandi bagasenyerwa, bamwe bakagirwa impunzi. Ndetse ibi ni nabyo byabaye mu Rwanda muri 63, 67, 73. Bamwe bakicwa, bagasenyerwa, abandi bakaba impunzi. Tutibagiwe ko aba bari mu gihugu mu itegurwa ry'iyi jenoside babuzwa amahoro, yaba muri politiki, mu burezi, mu bucuruzi, mu nganda, ndetse no mu zindi serivisi zari zose. Mu kuvuga ku ihagarikwa rya jenoside, RPF Inkotanyi yagize uruhare rukomeye mu kuyihagarika. Itangira kunga abanyarwanda, kubashyira hamwe, kubatuza, ndetse no kubafasha mu bikorwa bitandukanye. Gufasha abatishoboye kwigira ubuntu ku bana b'abanyarwanda bose, hatavuyemo n'umwe cyangwa se hatajemo ivangura rishingiye ku kintu icyo ari cyo cyose. Kugeza n'uyu munsi u Rwanda rugeze kuri byinshi byigirwaho n'amahanga, yaba ibijyanye n'iterambere, ibijyanye n'uburezi, inganda, ubucuruzi,
ndetse cyane cyane n'imiyoborere, tutibagiwe n'umutekano. Ni n'aha dusoreje ikiganiro cyitwa inkingi z'ubuzima, njyewe ukibategurira nkanakibagezaho nitwa Richard Rugarintwari. Twibuke twiyubaka. Hasta la vista.